Ikintu kirimo gituma ingo za hano inyinshi zisenyuka zubakiye ku kinyoma. Hari abantu baba bafite impano mu itorero, wenda ntago ari amatorero yose, ariko bakirengagizwa. Iyo birengagizwe rero za mpano ubwazo ntago bikuraho yuko ba bantu bashobora no kutabitaho, bamwe bababwije ubutumwa bwiza. Icyo gihe rero iyo ari umuntu wenda umugabo, ari umuntu wubatse urugo, byanga bikunda usanga ibindi byo hano hanze by'imikorere y'ubuzima busanzwe usanga atabyibandaho cyane, ahubwo yibanda ku by'ubwami bw'Imana. None yibanda ku by'ubwami bw'Imana rero nababa ndi bamubwiza ubutumwa basa nkaho bamuteye umugongo, byanga bikunda ubuzima bw'urugo rwiwe arareba akavuga ati ariko ko mfitiye impano yivuga butumwa, kandi nkaba mbona ninjya gucuruza inyanya bitari bukunde, kandi nkaba mbona itoro naryo ryaranteye umugongo, biragenda bite? Itorero rya Kristo riri mu ntambara, kandi n'umuntu w'Imana yaravuze ngo tukirimo n'isi dufashe igihe mu ntambara. Kuba abavuga butumwa batabona ibibakwiriye, batabona ibibakirisha urugo, kandi abavuga butumwa n'amatorero yabo bazi bakambara amakoti atari meza, ubona bihungabanya itorero. Kuba bitwa ko ari abavuga butumwa itorero rikabatera umugongo, ngo niko mbyumva. Itorero rikabatera umugongo niryo rimo riteza ikibazo muri abo, kuko ubundi iyo dusomye ibyanditswe bitwereka intumwa 12 tugiye tugira kuri rwose. Ubundi abantu benshi babaye bitanturuka, akareba ibintu akabibona ko birimo amakosa ariko ntashaka kubivuga, bitanturuka. Nimba dusoma ibyanditswe bitwereka intumwa 12 zabaga ahantu zigasangira ibyo zibonye, zasangiraga uko abantu bagendaga bafashe izo ntumwa niko basangiraga ibyabo. Ibyanditswe biravuga ngo nta mukene wababaga. Uyu munsi itorero ntago ryagira umushumba gusa, rigira n'abavuga butumwa, rigira n'abandi bose, habamo impano zitandukanye, ariko izo mpano zikorera mu itorero. Izo mpano nimba zikorera mu itorero rero, rimwe na rimwe izo mpano zisa naho zaboshye ba nyirazo, kuko ba nyirazo ntago basha kujya kuba abashoramari. Icyo kintu ucyumve rero. Nimba ufite impano yivuga butumwa cyangwa y'ubuhanuzi, izo mpano z'ubuhanuzi, ukaba uri umunya business, ushora imari, wambukiranya imipaka, ntago izo mpano zizakora. Birasaba yuko nimba iyo mpano yifite ikorera mu itorero. Nimba hari umuvuga butumwa uri mu itorero, uzwi ko ari mu itorero, mu matorero ntazi wenda atandukanye, abavuga butumwa bakaba bari mu itorero, urumva abahanuzi bari mu matorero, ariko barangiza bakambara amakoti acitse, abashumba bambaye amakoti mashya, urumva. None se ntacyo bamaze muri iryo torero? None se iryo torero ribamara iki muri make? Ahubwo je nta nubwo namaramo kabiri, nese naryihambiramo kubera nimba itorero rititaye ku bahanuzi baryo bahanurira b'itorero, nimba itorero rititaye ku bavuga butumwa bazana abantu mu itorero, turi kumwe, bakaba bambara amakoti acitse, amapantaro ateye ibiraka, inkweto zihengamye, kandi ari abavuga butumwa b'itorero, ribamariye. Ikintu kimbabaza ni iki ngiki, nuko usanga ayo matorero amenshi yenda akomeye, usanga abantu barikoranyije na pastor barikoranyije, bubatse urusengero, bose bibatse urusengero, ariko ugasanga umuntu wo muri urwo rusengero ashatse gukora ubukwe, ushatse gukora ubukwe bakamwishyuza, kandi nawe yarakontribuye ikintu kuri rwa rusengero, bakamwishyuza amafaranga menshi, no kuyabona bigoye cyangwa se akayabona itotongo, kandi umupasiteri akayarya ntarya wenyine. Oya, nareke no kuba menshi, nayo macajya he, ayo macajya he. Abasore iyo dukijijwe turava mu miryango idakijijwe, iyo imaze kubona dukijijwe twacuruzanyaga utubari nabo, ariko twajyaga kuri kontwari tukafasha umuryango gutera imbere, tukamara tukayihunga bakabyikora nabonyine. Iyo tugeze mu gakiza badutera umugongo, nta mumaro bidufiti, bakaduhunga. None twaza mu gakiza mukatubwira ngo nitwishingira tuzadukoza icyaha, kandi imiryango ntiri budutera inkunga, yamaze kuturekura bitewe nuko twayihunze tukigira mu gakiza. None itorero naryo, none ninza hariya namwe mukananiza rimwe nahungiyemo,
ababyeyi nabo bakananiza nzaba uwande kandi nishingira murabyuka mu gitondo mutanga itangazo Manuel yishingiye mu murebe kandi murabizi ndi umwana w'itore nakuriye muri iryo tore naribatirijwemo nagerageza uko imbaraga zanjye zingana ariko naritanze uko nshoboye ariko ikibazo ni iki ngiki umuryango wanteye umugongo Yes, tugiye kubasuhuza abadukurikiye bose. Amahoro n'imigisha n'urukundo rw'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe. Uyu munsi rero uko mubibona ntago bisanzwe turi kumwe n'umumotari. Reka banza twibwira amakuru yawe. Murakomeye. Yes ashimwe. Murashima Imana. Ngo biragoye ko abamotari bakizwa. Ntago bigoye. Birashoboka. Muracumura cyane ngo abakobwa butunze kwikora bacumuza kubi we kwiranya kuko meze bya rero biterwa n'umuntu ku giti cye sinahakana ko hari abo bibaho ariko bitewe n'amahitamo y'umuntu hari naho bitaba we ntabwo bikubaho njye ntabwo bimbaho kubera yuko tambaye umubiri byanga bikunda biterwa naho werekeza iyo wahisemo inzira y'agakiza ntabwo ushobora gucumuzwa n'ibyo bintu urabireba ariko ntabwo bishobora kugucumuza kuko hari inzira wahisemo iyo ubasha kubireba ukanarangazwa nabyo ukanabikurikira nabwo biba biterwa n'inzira wahisemo biriya biri mu isi kandi bigakorwa n'abisi ntabwo bizabura kubaho uri none se uri mu ijuru ndi mu isi ariko ndagana mu ijuru ndi mu isi ariko ndagana mu ijuru mu ijuru ni hehe ngo tujye buriya ibyanditswe byera bitwereka inzira y'ubugingo kandi nanone ntabwo wamenya inzira y'ubugingo utarizeye amakuru abantu barayafite menshi y'inkuru za Yesu barazisobanukiwe n'utabyemera ariko arabizi uburyo Yesu yakunze abari mu isi akamanurwa nabo kugira ngo bakurwe mu cyaha bahinduke abaragwa b'ubwami bw'Imana Yesu rero yaraje apfira abantu yemera gutambwa kubw'abantu yemera kubabazwa kubw'abantu yemera gutoterwa kubw'abantu kugira ngo buri muntu wese atagira urwitwazo uvuga ngo yabuze uwamwereka inzira yo gukiranuka uwamwereka inzira ihunga icyaha Yesu yaje agaragaza icyaha agaragaza n'inzira yo kwihana icyaha umuntu wese wenyine rero wizeye Yesu uwo nguwo waje mvuga akizera n'ibyamuzanye yuko ari ukuri agahitamo kuvuga ngo nimba yaranyitegereje mu isi nuzuye ibyaha akareba akavuga ngo ntabwo nkwiriye kuba imbata y'icyaha ngo mbure aho mpungira icyaha akemera kumanurwa n'icyo kintu jyewe ubwanjye nanjye ubwanjye ngomba gukurikira uyu muntu wasanze ntakwiriye kurimbuka ahubwo nari nkwiriye kuba nanjye ndaga ubugingo gukora aza kubwiwe aza kubwanjye jye rero nabonye ko Yesu yaje kubwanjye mbona n'icyamuzanye bitamo kutakomeza kurangazwa n'inosi hanyuma ndimo kukubaza nkawe hano kazi kawe ukora nta kigeragezo rero wahura nacyo cyabo bantu bwira batambaye neza cyangwa se ntabashaka ko ntacyo urahura nacyo erega nakubwiye ngo Yesu yaraje na Satani yaraje Yesu akorera muri inosi mu bantu na Satani akorera muri inosi mu bantu uhisemo niwe ukurikiye jye mpura nabyo ariko bitewe nuko nakurikiye Yesu bigenda ku ruhande turabisikana mpura nabo tukabisikana ubona se hari abantu bajya ariko hari abantu bajya bagwamo gakunda kandi bagwamo bakinjira muri ibyo byaha se
urumva nibyo nakubwiraga nyine. Yesu yaraye na Satani araza kandi buri muntu wese arahitamo wakurikira. Urumva ijambo ry'Imana riravuga ngo nshyize inzira ebyiri imbere yawe, niwo ugomba kwihitiramo iyo ugomba kunyuramo. Nuhitamo kunyura mu ruhande rwa Satani, abakozi urabakurikira nyine barahari, kuko ni abavuga butumwa ba Satani barahari. Urumva bafite ibishuko, bafite ibihendo, bafite ubwiza bukwerekeza aho bahisemo, aho uwo bakorera. Iyo uhisemo kubakurikira baragutwara, ariko iyo uhisemo no gukurikira Yesu nawe aragutwara. Rero nahisemo gukurikira Yesu ntwarwa nawe. Ntabwo rero ibyo ndabireba kuko mfite amaso yo kure. Imana yahaye umuntu byose, imuhereza amaso, imuhereza amatwi, imuhereza amaboko, imuha amaguru, imuhereza umutwe, buri kintu cyose yarakimuhaye. Ni wowe wo kwihitiramo icyo uburyo ibyo byose yaguhaye uko ubikoresha. Nuhitamo ko amaso yawe akurikira uwo nguwo ukujyana mu kurimbuka, uzamukurikira. Nuhitamo yuko amaso yawe akurikira Yesu kuko uramureba mu byanditswe, uzamukurikira. Ako se kukizwa biroroha. Ikintu cyose gishobora gukomera bitewe n'uko wacyakiriye. Kubera ko hari abantu bajya bashaka kunyura muri iyo nzira banyuramo muri mwere, akabishaka akanasenga bikanga. Ni kubera iki? Ntago aba yasenze. Mbese ninde muntu wagambiriye kujya kwiba ntajye kwiba? Umuntu wese iyo yagambiriye kujya kwiba aragenda yakurira kunza agasakambura y'ibati, bakamufata nibura yaratararikura ariko aba yagezeyo. Nukuvuga ngo iyo ugambiriye kubeshya, ninde muntu wari gwagambiriye kubeshya ngo najya kubeshya byanga? Arabeshya. Nugambira no gukizwa rero nabwo bizakunda. Ikintu cyose iyo wakigambiriye kirakunda, ahubwo arabigambira ariko akabishyiramo intege nkeya. Niyo mpamvu bitamukunda. Hanyuma twinjira mu kiganiro neza nyirizina. Nkawe muri no minsi urimo kubona itorero rya Kristo rihagaze gute, risihe ntabwo baribona utumye yandi magambo. Urakoze cyane. Itorero rya Kristo riri mu ntambara, kandi n'umuntu w'Imana yaravuze ngo tukirimo n'isi dufashe igihe mu ntambara. Umuntu wese uri muri izo nzira uko ari uri muhitamo muri izo nzira uko ari ebyiri ni urugamba. Kujya mu ijuru ubwabyo ni urugamba, kuko Satani, kuzimu n'abadayimoni barimo barakora ku bwinshi kugira ngo abantu bayobe inzira y'ubwami bw'Imana, bayoboke inzira yo kurimbuka. Muri urwo rugamba rero ntabwo ari urugamba rugaragarira mu mubiri, ariko mu mwuka ni urugamba. Abagerageza kuyoboka inzira y'ubugingo barahura n'ibitsitaza byinshi. Ababitambika benshi bababwira ngo oya muca, nabo bakabwira ngo oya, iyo nzira mutwereka turabona irimo ibidahwanye n'inzira tujyamo, n'amakuru ari mu nzira tujyamo. Ni ukugenda ukwepana n'ibi, ariko hamwe n'imbaraga ziri mu kwizera Yesu uratsinda. None se iyo turebye tubona abahanuzi benshi bari ku musozi, mu misozi, abandi bari mu byumba, ariko mu matorero n'itorero ntabwo tubona, n'abavuga butumwa ntabwo tubabona. Ni ukubera tubona ari impamvu. Icyo ni ikibazo na kirekire. Abahanuzi benshi uravuga ngo bari mu misozi, mu matorero ntimubare. Buriya iyo ubwirije ubutumwa bwiza abantu bagakizwa, ukaba uri n'umushumba ufite itorero, ukabwiza ubutumwa bwiza impande n'impande, waba uri ku maradiyo, waba uri abantu barakwitaba, Imana ikakurehereje habo bakaza, ukabibabwira bagakizwa. Ariko iyo bamaze gukizwa, impano zabo zitangira kugenda zivumbuka. Mu misozi harimo abantu babiri. Harimo umuntu wagiye kuyobya abandi, harimo n'abafite impano z'ukuri bagiye muri iyo misozi koko, ariko bagenda kubera iki? Je nkanjye niko mbitekereza, bagenda kubera iki? Hari babwirijwe ubutumwa bwiza bajya mu matorero bayageramo, ariko abababwirije ubutumwa bwiza urugendo rwabo bamera nkaho barurangirije. Hari icyo bita kuvuga ubutumwa abantu bakakwitaba, ariko n'ikindi bita kurera. Kubwiriza ubutumwa bwiza ni kimwe, ariko no kurera ni ikindi. Ubu nshobora guca hano ku muhanda mbwiriza ubutumwa,
abantu bose bakanyumva bakanankurikira nangiza nkigenda. Nshobora no kubabwiza ubutumwa bamara kunkurikira bose nkabafata tukajya ahantu nkazankurikirana abo bantu. Kutabakurikirana rero akenshi niko gutera bamwe kujya muri iyo misozi. Ndaguhurugera nimba giye mfite impano yivugabutumwa cye nkagira impano y'ubusho abandi mwitoro nanjye ndi umwe mu babwirije ubutumwa bwiza nkitaba umuhamagaro, ariko rimwe na rimwe burya n'umuhamagaro ububakururira muri ako gakiza. Iyo ngeze mu itorero za mpano zigerageza rimwe na rimwe ugasanga nimba yarotaga ubucuruzi abandi barota ubucuruzi bafite impano zibijyanye no gushaka, wararota ibyivugabutumwa impano ze zikamwerekeza ku byivugabutumwa. None wa muntu rero iyo ari muri rya torero za mpano ziba zimusunikira mu by'ubwami bw'Imana, mu byo gukorera Imana. Uwo muntu rero bisaba ngo yegerwe, ntibibe gusa gukomera ku musozi ngo abantu baze, bisaba ngo uwo muntu yegerwe, afashwe, akomeze yerekwe inzira, akomeze ahishurirwe, akomeze abwirwe byinshi ataramenya, kuko nk'abashumba bafite byinshi byo gufasha bene abo bantu. None ushatse kuvuga yuko abantu kujya ku musozi ariko batari baramenya, cyangwa hari ikindi bagwa gituma bajya gushakira ku musozi? Urumva nimba umuntu yaramaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza akajya mu itorero akaba ageze nko ku rwego, ndavuga wenda hari ukuntu umuntu amara igihe mu gakiza, akaba amaze igihe mu gakiza n'impano zitangiye kugaragara, amaze zitangiye no gukora, uwo muntu byanga bikunda iza mpano ziba zitangiye gukora, no uwo muntu yiyumvamo kuba yanavuga. Noneho uwo muntu rero nubwo yiyumvamo kuvuga, ariko umenye yuko ni umusore, ni umugabo, ni iki, ariko abo bantu bashobora ko bose bari muri iryo torero. Ariko reka nivugira abaye ari umugabo akaba amaze igihe muri rya torero, afite ya mpano, ari umuvugabutumwa cyangwa ari afite impano y'ubushumba mu itorero, ariko hakabaho ikibazo cy'uko uwo muntu abo bantu birengagizwa. Ninkoresha kwirengagizwa, hari abantu baba bafite impano mu itorero, wenda ntago ari amatorero yose, ariko bakirengagizwa. Iyo birengagizwe rero za mpano ubwazo ntago bikuraho yuko ba bantu bashobora no kutabitaho, bamwe bababwije ubutumwa bwiza. Icyo gihe rero iyo ari umuntu wenda umugabo, ari umuntu wubatse urugo, byanga bikunda usanga ibindi byo hano hanze by'imikorere y'ubuzima busanzwe usanga atabyibandaho cyane, ahubwo yibanda ku by'ubwami bw'Imana. None yibanda ku by'ubwami bw'Imana rero nababandi bamubwiza ubutumwa basa nkaho bamuteye umugongo, byanga bikunda ubuzima bw'urugo rwiwe arareba akavuga ati ariko ko mfitiye impano yivugabutumwa, kandi nkaba mbona ninjya gucuruza inyanya bitari bukunde, kandi nkaba mbona itoro naryo ryaranteye umugongo, biragenda bite? Abana banjye bakeneye kubaho, mudamu wanjye akeneye kubaho, bakeneye kwiga, bakeneye kugira gute, kandi impano yanjye ndabona muri itorero nta kintu ishobora kumfasha na gitoya. Icyo gihe ikintu azakora nta kintu, azavuga ati nibura hari abantu benshi bafite ibibazo, ninjya ku musozi ndahahurira n'umuntu uze, wenda ashobora kuba we ari umucuruzi ariko byamucanze, nimuhanurira nimwirukanaho dayimoni, byanga bikunda ntago ari bumvanire Imana, aragira ikintu asigira ngende ntungisha umuryango wawe. Uwo muntu najyaho ku musozi rimwe kubera ya mpano imurimo, akakubitana n'umuntu wishwe n'ibibazo bye byacanze, ati Imana iravuze gute, kandi niyo dayimoni ntuyisubizanyamo, umuntu agataha akize. Byanga bikunda azakora mufuka muhezi inoti ya 5, aho niho azamajya aho, ntago azaguma muri iryo torero bamwirengagije, azati iryo torero kandi yakagombye kuba rigumamo, yirukanye muri ya misozi. Ariko ikimujyanye niki? Ni ubuzima bumujyanye, kubera yuko iri torero abona arimo bisa naho bidatekereza ko nizo mpano zirimo. Bizatuma rero ajya ahabona. Urabizi nawe nimba ujya uhura n'abavugabutumwa, buriya impano y'ivugabutumwa ikunda Kiny, aho bakwakiriye neza ni hujye. Nibyo. Aho bakwakiriye neza ni hujya.
nimba nje hano kaba umuntu w'Imana sobanura iki Imana ivugana, sobanurira aba bantu ikiri iki Imana yakize ku mutima wawe, nkababwira narangiza nkagira umuntu akajya mu mwuka ati Imana nanjye ndumvi imfashije kubw'iryo jambo akira inoti ya 2 nejo we nzasubirayo. Urumva nejo we nzasubira aho ngaho kubera ntago nzaba njyanywe yuko wenda hari ikindi kinjyanye, ahubwo buri ubuzima umuntu abayemo rimwe na rimwe hari igihe bumwerekeza hatari kujya ariko ajyanywe n'ubuzima. None kuba abavuga butumwa batabona ibibakwiriye, batabona ibibakwiriye urugo, kandi abavuga butumwa n'amatorero y'ababazi bakambara amakoti atari meza, ubona bihungabanya itorero. Kuba bitwa ko ari abavuga butumwa itorero rikabatera umugongo, ngo niko mbyumva, itorero rikabatera umugongo niryo rimo riteza ikibazo muri abo bantu. Kuko ubundi iyo dusomye ibyanditswe bitwereka intumwa 12 tugiye tugira ukuri rwose. Ubundi abantu benshi babaye bitanturuka, akareba ibintu akabibona ko birimo amakosa ariko ntashaka kubivuga, bitanturuka. Nimba dusoma ibyanditswe bitwereka intumwa 12 zabaga ahantu zigasangira ibyo zibonye, zasangiraga uko abantu bagendaga bafashe izo ntumwa niko basangiraga ibyabo. Ibyanditswe biravuga ngo nta mukene wababagamo. Uyu munsi itorero ntago ryagira umushumba gusa, rigira n'abavuga butumwa, rigira n'abandi bose, habamo impano zitandukanye, ariko izo mpano zikorera mu itorero. Izo mpano nimba zikorera mu itorero rero rimwe na rimwe izo mpano zisa naho zabushye ba nyirazo, kuko ba nyirazo ntago basha kujya kuba abashoramari. Icyo kintu ucyumve rero, nimba ufite impano yivuga butumwa cyangwa y'ubuhanuzi, izo mpano z'ubuhanuzi ukaba uri umunya business ushora imari wambukiranya imipaka, ntago izo mpano zizakora. Birasaba yuko nimba iyo mpano yifite ikorera mu itorero, igakora ibyo umurimo w'Imana. Abo bantu rero iyo bari mu itorero ntibamenywe, ntibitabweho, biranababaje ahubwo biteye n'agahinda. Nimba hari umuvuga butumwa uri mu itorero uzwi ko ari mu itorero, mu matorero ntazi wenda atandukanye, abavuga butumwa bakaba bari mu itorero, urumva abahanuzi bari mu matorero, ariko barangiza bakambara amakoti acitse, abashumba bambaye amakoti mashya, urumva none se ntacyo bamaze muri iryo torero. None se iryo torero ribamara iki muri make? Ahubwo je nta nubwo namaramo kabiri, nese naryihambiramo kubera nimba itorero rititaye ku bahanuzi baryo bahanurira b'itorero, nimba itorero rititaye ku bavuga butumwa bazana abantu mu itorero, turi kumwe bakaba bambara amakoti acitse, amapantaro ateye ibiraka, inkweto zihengamye, kandi ari abavuga butumwa b'itorero, ribamariye ikintu kimbabaza ni iki ngiki. Nuko usanga ayo matorero amenshi yenda akomeye, usanga iyo agize ubushobozi yibanda ku iterambere ry'itorero gusa, akavuga atoke tumaze kubona ingengo y'imari ihagije, tugiye kubaka inzu z'ubucuruzi, tugiye kubaka, bagatangira kubaka ibyo bintu. Kandi muri ayo matorero harimo abavuga butumwa bambara amakoti agize gute acitse, kandi abavuga butumwa bafite umumaro muri ayo matorero. Nibo bigisha b'itorero, nibo bigisha amakorari, nibo bigisha abanyamasengesho, nibo bakurura abantu babakura impande n'impande babazana mu matorero, ariko barangiza bakambara amakoti agize gute acuye cyangwa acitse. Ahubwo ni igisebo cy'itorero, urumva niyo mpamvu barayahunga. Kuko nimba asohokeye ku musozi umuntu akikura ikota kari muhereza, nihaza amasohoke muragira ngageze agumaho aho imyenda imucikiraho, aguma ahaba abana be bakaburara. Urumva ni umugabo afite abana baraburara, kandi akorera muri iryo torero, rimumariye iki? Urumva intumwa 12 nta waburaraga wari urimo ngo abandi barare bariye, abantu babaye banyamwigendaho. Uyu munsi umuntu aragira itorero akireba ahubwe n'umuryango we, ntareba abandi kuko itorero ntago nimba ari ibyo niribemo umuntu umwe rero, abo muhanuzi, abo muvuga butumwa, abo mushumba be byose. Ariko nimba ari bayema abantu, murashaka abakorana bushake, uwo azakora ubushake ariko ntazaba umuhanuzi wuzuye.
urumva kuko azaguha umwanya w'iminota 5 iminota 50 ayikoremo ari umushoramari ntago azaba umushoramari ngahindu cyabaye n'umuhanuzi rero nimba ushaka ko itorero rigira abahanuzi kagira abavuga butumwa rikagira bingizi rikagira iki menya yuko abo bantu nabo bakeneye kwitabwaho kuko bafite imiryango urumva nimba ari n'umusore eje azakora ubukwe urumva ahubwo ikintu kinantangaza nuko usanga niyo bakoze bagiye gukora ubukwe nabwo mubagurisha ugasanga umusore akoze ubukwe mufite amasare mwarubatse aberamo ubukwe runaka babakodesha ariko yarangiza n'umusore wo muri iryo torero w'umwinginzi w'umuvuga butumwa yarangiza ukamubwira ngo nimba handi sare ari 500 gwenda yiguhera 200 ayo nayicari ayo nayiki akwambwa ni nayiki kandi pastor atatazaho n'ijana nako ayo nayiki urumva mureke ibintu bivanga vande bitari mu busobanuro urumva bitari mu busobanuro mumenye yuko nimba umurimo w'Imana warawushyizwe mu ntoki ukitwa umushumba mu murimo w'Imana ntago hari n'abandi wahawe ngurere kandi wahawe ngurere bazagaragaza impano zitanuka kandi izo mpano zizarerwa nawe impano y'ubushumbira geragezwa impano y'ivuga butumira geragezwa ariko se nubatera umugongo zikageragezwa ntibazajya mu kabari nizijyagizwa ntibazisanga mu gusambanyi kandi za mpano zari gukura mu itoro zikaba impano zifasha abanyetoro cyangwa zikafasha n'abandi bana igihe kikagira bamara gukura wenda bitewe n'ubushobozi bw'itorero bakagenda bahabwa ubundi buryo ariko bushingiye ku itorero muzajya kubona umuntu umwe yanditseho itorero rye kubera iki yakakwiriye kuba yandikaho ibijyanye n'iby'iryo torero yakuriyemo ariko se nimba iryo torero ryamwamaganye rikamushyira ku ruhande azandikaho iby'iryo torero gute azanirwanaho ni nabyo turimo duhuriyamo nabyo hano urumva arimo arapfundikanya ati wenda wajya mu byumba nkareba ukuntu natunguye umuryango wawe ni umuvuga butumwa akeneye kubeshaho umuryango we itorero ryamutera umugongo itorero yabatera umugongo noneho aho kujya abana baririra imbere yiwe aravuga ati reka nemere nijugunye muri iriya nzu mpamagara abantu wenda nibaza baratura mbashe gutunga umuryango wanjye kuko niyo mpano yanjye niyo mpamvu nashaka kubaza abantu barikoranyije na pastor barikoranyije bubatse urusengero bose bibatse urusengero ariko ugasanga umuntu wo muri urwo rusengero ashatse gukora ubukwe ushatse gukora ubukwe bakamwishyuza kandi nawe yarakontributinze kuri rwa rusengero bakamwishyuza amafaranga menshi no kuyabona bigoye cyangwa se akayabona itotongo kandi umupasiteri akayarya ntarya wenyine oya nareke no kuba menshi nayo macyajya he ayo macyajya he we katishyuze se umwanya yabwirije abantu bakaza bagakizwa amaho yahagaze imbere agahama akajya ku gatuti akaririmba abantu bagakunda iryo torero bakaza bagakizwa bagatura katabashije ku byatanze umuntu yaraje akora imirimo mu itorero ikurura n'abandi batarakizwa baraza barakizwa urangiza uravuga ngo make yikize kari umwana muri urumva ibyo murabikora ndabizi ko bikorwa n'abantu batandukanye ariko ntago bikwiriye nk'amahitamo yanjye ntago byari bikwiriye urumva nimba umuntu ari mu rugo hari hakwiriye kuba ari mu rugo nyine urumva ibyo byo kumubwira ngo turakwishyuza sare murimo murabatera ahubwo none se reka nicyo kintu nigeze kubwira abantu urumva abasore iyo dukijijwe turava mu miryango idakijijwe iyo imaze kubona dukijijwe twacuruzanyaga utubari nabo ariko twajyaga kuri kontwari tukafasha umuryango gutera imbere tukayihunga bakabyikora nabonyine iyo tugeze mu gakiza badutera umugongo nta mumaro bidufitiye bakaduhunga none twaza mu gakiza mukatubwira ngo nitwishingira tuzadukoza icyaha kandi imiryango ntiri budutera inkunga yamaze kuturekura bitewe nuko twayihunze tukigira mu gakiza none ninza hariya namwe mukananiza rimwe nahungiyemo ababyeyi nabo bakananiza nzaba uwande kandi nishingira murabyuka mu gitondo mutanga itangazo Manuel yishingiye mu murebe kandi murabizi ndi umwana w'itore nakuriye muri iryo tore naribatirijwemo nagerageza uko imbaraga zanjye zingana ariko naritanze uko nshoboye ariko ikibazo ni iki ngiki umuryango wanteye umugongo ariko ngeze ku gihe cyo kugira gute cyo gurongo none ko mu nteye umugongo biraza kungendekera bi nkiri no kuri icyo ngicyo
urumva niyo wirwanyeho ugapfundika ukabona ubukwe biremeye ugire ngo biragoye kubona n'umushumba ukujya inyuma. Reka nkubwire, uzi ikintu kirimo gituma ingo za hano inyinshi zisenyuka, zubakiye ku kinyoma. Urumva zubakiye ku kinyoma kubera iki? Umusore giye nimba ndi umushumba ndamubwiza ubutumwa bwiza, urumva namara kumubwiza ubutumwa bwiza akizera akavuka ubwa kabiri agenduka icyari mu gihe yarangiza nkamubatiza. Urumva urugendo ntangiye ni urugendo rwo kumwerekeza mu nzira y'ubwami bw'Imana. None ikibazo kiza kuba iyo ageze muri cya gihe cy'ubukwe cyo kujya muri bwabo musunikira ya miryango ngibari yimureba. Noneho ya miryango yibereye mu bigirwamana byabo, yibereye mu guterekera kwabo, yibereye muri ya misango, muri ya mihanga itubaha Imana, ya mico itubaha Imana, aho niho bibereye. None nanyiza wa musore nkamusunikira aho ngaho, ubwo yajya gusaba hakabamo ya misango yabo. Uyu mukobwa urareba muze gusaba nta uri hano, ubwo kandi usaba umusore arakijwe n'umukobwa arakijwe, ariko ababyeyi babo ntago bagize gute, ntago bakijijwe. Ariko umenye ko wa musore na wa mukobwa bafite abashumba babayoboye bitwa abana babo, abandi bakaba ababyeyi babo, uri kumva. Noneho mukakanaka muze gusaba ntawe uhari, ubwo ni ikinyoma cyambere kimo kikurikirana babana. Aha, noneho rero icyongeye ubwo kandi nsubiye n'inyuma gato, kubera yuko umuryango wanjye udakijijwe, ariko nge nkaba nkijijwe, umuryango w'umukobwa udakijijwe, ariko nge nkaba nkijijwe. Nujya no kureba uvuga ijambo uzirebera uwo ukuye mu kabari, uvuye mu kabari. Kubera icyo abashumba Fanta agomba kuyita inzoga cyane, kubera icyo abashumba badakurikirana ba basore babo babakobwa babo ngo babakurikirane, bavuga ati umwana wanjye nigiye wamubwiriza ubutumwa, nigiye wamubwirije ubutumwa, nigiye uzi imico ye, ntabwo agomba kubakira ku kinyoma, ahubwo ndamukurikirana menye uwo muryango we wateguye nduzasaba, wateguye nduzavuga ijambo. Ese uyu muryango aho ntabwo uzasiga icyasha cy'ikinyoma ku bana banjye, ku mwana wanjye, aho ntabwo abana banjye bazubakira ku kinyoma gituruka mu muryango yabo. Tuteye twajya ko dusubira inyuma gatoya, wavuze yuko ari abantu bishingira babitewe nuko itorero ritabitaho n'ababyeyi babo batabitaho, hanyuma bamara kwishingira ugasanga barabahagaritse. Usanga iryo kosa ryo kwishingira kw'abo bantu wowe urishyira ku bashumba, urishyira ku musore cyangwa se ku mukobwa. Navugaga uburyo umusore ashobora kuba afite ubushobozi bukeya, ahubwo aho kugira yunganirwe n'itorero yabayemo yakoreyemo, ahubwo naryo rikamera nk'irimusonga muri ibyo bibazo afite. None se njye ntabwo mbyumva, ni gute itorero ritamushyigikira kandi bavuga ko itorero ari umuryango? Erega nimba si itorero kugira ngo uratanga 200 kujya wishyura urusengero, rikavuga ngo uratanga 100, ubwo ntacyo wumvamo we, ntacyo wumva. Ubwo riramushyigikira se, riramushyigikira gute? Nabo baza mu bandi bashyigikira nk'abandi, bazagusezeranya wenda banatangaza iby'ubukwe, ariko naho birangiriye. Mbese ikindi bagufasha ni iki nyine? Bari bakwiriye ko ahubwo ikintu bakinjiramo birenze n'umuryango wawe, kubera ko niho yatinze. Baba bakwiriye ko bakinjye bakabati se iyo nkwano yarabonetse warayibonye, ese niko wowe kabyara, ubu se sare turayikura he? Ubu se warayibonye umuryango wawe hari umuryango wanteye umugongo, turayikura ese sare? Ese niko ubu fantasy zanywebwa wabarazibonye, ukumva niburi rya toro ririnjira muri bya bintu, kuko ariho erega buriya nubwo ufite umuryango ariho uvuka, ariko iyo umaze kwinjira muri Kristo bene so Bibiliya nanavuga nabo ngabo muhuje kwizera. Ariko sabo niba gutera umugongo bizagenda gute? Niho hazavamo intege nkeya. Urumva je Manuel nabona mugenzi wanjye uko bimugendekeye, ejo nge nkabona iyo nzira yo kwicamo ntibyakunda, ukasanga nci inyuma y'itorero ndishingiye. Noneho bira byo kuvuga yuko abashumba ari ababyeyi bafite abana, byagera mu gihe gikomeye bakabiha abantu, abana ntibabone urukundo rw'ababyeyi. Ubona ari uburyarya bw'aba erega nibyo koko ntago ari abashumba bose. Abashumba bose ntago ariko bakora ibyo bintu, ariko nge ndimo ndavuga abatita kuri izo nshingano zabo. Mu by'ukuri ibyo kuvuga ngo kwitwa umubyeyi ntago birangirira mu magambo gusa, icyo nicyo nanakubwira. Ntago kwitwa umubyeyi ari mu magambo gusa, kwitwa umubyeyi ni ibikorwa. Urumva
nimba se utazi amakuru yanjye ubundi na leta irakubwira ngo nimba ubyaye umwana hari ibyo ugomba kumufasha urumva ugomba kumumenyera ko agomba kwiga ugomba kumenya ko agomba kurya nibwo uri mu nshingano z'ababyeyi n'ibindi urumva none se nimba wewe witwa umubyeyi umwana mugaherukana ukomera ku musozi umuntu akaza gusa ubwo se uri umubyeyi urera gute umubyeyi arabyara akanarera nibyo kabisa akanarera imirimo ukora niyo izagaragaza ko uri umubyeyi kuri wa mwana hanyuma rero dukomeza kuri icyo kintu kandi turimo kureba ko dusoza ubona hagati y'abapasiteri muri no minsi ubona barimo kumvikana hari umwe burimo nk'ukuntu Kristo bivuga ngo mubone nk'ukuntu njye na Yesu na gatatu rumwe ahubwo aho nicyo kibazo kijya kintanga ngenda byitegereza ariko bikanca ubumwe bwabo bamwe buragerwa ku mashyi ubundi abizeye Kristo bari bakwiriye kuba bose bakora kimwe ari umubiri umwe na Kristo nyine ariko uyu munsi ubona birimo nk'amacenga none se ni gute ngenda bibona ahantu hatandukanye uyu munsi iyo nk'itorero rimwe umushumba yarayoboye rigize ikibazo niho ubibonera mugenzi we uri hakurya ye urumva itorero rigize ikibazo wenda rikagira iryo rituzuza habaho kurihagarika none iyo iriya torero rihagaze kandi wa mushumba nta bushobozi afite za ntama zitangira gutatana kubera iki wa mushumba ntabwo yakirwa kuri wa wundi bose bakorana umurimo kimwe ntabwo yakira agerayo ati bigenze gutya itorero rigize ikibazo okay noneho ubwo uzazuza nk'ibiraka nukuza nk'ibiraka uzajya uzubwirizeho gatoya ubwo wongere ujye gushakira n'ahandi cyangwa se wenda uyu munsi nuko bitakemewe ariko bwa mbere byabanje gukunda none rero abo ngabo uri munyagiranwa nabwo nibyo imvura ibaye igusenyeho wenda uhuye n'ikibazo ni n'imvura igusenyeye cyangwa se leta iragufungiye cyangwa se leta nayo iragufungiye za ntama waruyoba none ujya kubona ukabona urimo urazinyagirana ubwo ndibona vuga mu buryo bwo mu mwuka ubuza aho uzerekera none aho kugira ngo mugenzi wawe w'umushuri akubwira ati rero twese turi mu bwami bumwe twese turakorera umwami umwe bazane nawuze mu itorero wenda abayoboke b'itorero uko bagenda bafasha itorero tuzabaho kandi n'aba ngaba bazakomeza bumva ijambo ntabwo icyo kiriyo buri muntu wese ni ukwirwanaho urumva buri muntu wese ni ukwirwanaho ntabwo yemere kuza kubera ikiza mubangikane oya umutwarira abakristo wifatanye nawe itorero yubatse imyaka 50 nawe ugireho uruhare urigireho uruhare nawe arakwamaganira kure natanakwamagana arabyumva ibyo uhuye nabyo ariko kwihorera ndaguha urugero icyo ndahita nkikubwira ubu aka kanya ubaye uri inshuti yawe giye nkagira ikibazo imvura ikansenye nkafata umuryango wanjye n'abana bose nkaza nirukanka ku rugi we nkakomana habati Patrick rero muye n'ikibazo imvura iransenye none ntabara mbere yuko nkomanga nabanza nkizera ko Patrick ari bunyaki iyo ngezi wawe rero nakomanga tumbwira urinde nitwa Manuel umva bureka mbane nkubwira izo ntama ntabwo uzizanamo hano kubera ko ntabwo byakunda kandi ubwo turi inshuti turumwe ntabwo byakunda noneho n'umwami Yesu n'umwe na Bibiliya nimwe mukorera none cya kintu wari mumbwira rero ngo cyabaca amafaranga umva noneho reka twumvikane iri torero uzajya umpa 200 buri kwezi nawe ujye uterana nimugoroba cyangwa uterane mu gitondo ibyo byigeze kubaho ariko nkakubaza uwo ni mwene so muri Kristo nimba mwese muri umubiri umwe icyo kiguzi ni iki kubera iki badahuza kubera iki abashumba bamwe aka kanya barimo barazerera nta matorero bafite kandi hari amatorero atandukanye kuki utafata nk'abashumba babiri ngo bazi musangire mukorere hamwe kubera iki gukorera hamwe byabananiye kunga ubumwe mugakorera hamwe abashumba bagatunga imiryango yabo urumva abashumba bagatunga imiryango yabo nabo bakabaho abakristo bagafasha abashumba kuki
abashumba babuze ibyerekezo kandi mufite amatora? Kuki mutabazana mu itorero ngo musangire ibyo mubonye? Nimba muri umubiri umwe na Kristo, nimba muri ingingo zunganira zo ku mubiri wa Kristo, ni ukubera iki mudahuza? Urumva abashumba gasaba baratatanye, bamwe bari ku misozi, abandi babuze pfo na ruguru, abandi babuze icyerekezo. Kubera iki? Yabuze itorero rye ryahuye n'ikibazo bararifunga cyangwa rihuye n'ibindi bibazo. Uyu munsi intama ze zaratatanye, ahavugira ubutumwa bwiza kandi umuhamagaro uracyari muri we. Kuki mutamufata ngo umubwire ati nyakubahwa ngwino disi, twese turajya mu ijuru, iyi ni inzu ya data, icara hano ku meza kwa data, ibizajya bitangirwa kuri aya meza tuzabisangira. Kuki badakora batyo? Ahubwo buri muntu wese ugasanga arakurura yishyira, ntago ashaka gufatikanya n'abandi. Ashobora no kukubwira ngo iyo muzanye dushobora kugirana ibibazo ku byo tudahuza. Ibyo mudahuzaho rero ni nacyo kibazo kirimo. Nimba mwarizeye kimwe, kuki mudahuza? Kuki mudahuza? Ariko ugasanga hari n'abashumba benshi usaba bakoresha cyane n'abandi bakoresha aya magambo ngo aba bavuga butumwa babaye ibirara, babaye bihomoke, birirwa birukanka mu misozi, birirwa birukanka mu bwumba, banze kuguma mu matora, baragumamo baryamo iki? Bakoramo iki? Amakoti yacitse baba ariyo bagumanamo. Ko mwabateye umugongo reka bigendeye bajya gushakisha. Nabo nibagira amahirwe ubuntu bw'Imana bukabazaho, bazabonaho berekeza. Nako bukabakorera ibikomeye, bazabonaho berekeza. Urumva? Bazabonaho berekeza. None se baraguma aho ngaho n'abana nabo bakomeze barire bitwa neza. Baraguma. Nawe ubwawe wazana abantu mu itoro ntihagiye n'umutura warisohoka mukagera. Kandi wovugisha ukuri cyane. Warisohoka mukagera. Ninde mushumba ufite itoro ridatura, ritamwambika, ritamugaburi, ritagabura umuryango we, warigumyemo? Ngaho munyereka. Urashaka baza bakarigumamo ariko bicirwamo n'inzara. Ninde mushumba numwe muri iyi si ufite itorero ridatura, ridatanga icyacumu, urumva, ritamwambika, ritamwitayeho? Wenda rishobora kuba ridakora byose, ariko hari ibyo rikora akaba yararigumyemo. Ninde? Benshi baranayata bati kubera yuko mutanyitayeho nagiye gushakira ahandi kugira umuryango wanjye ubeho. Urumva? Icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki rero. Umuntu wese iyo wamwitayeho nawe agutega amatwi. Nimba ushaka kureba, ntago birangira mu kuvuga yuko gusa uri umubyeyi. Ongeraho no kuri, ongeraho n'inshingano z'ababyeyi ku mwana. Urakoze cyane. Nawe urakoze. Imana ibahumugisha cyane. Nawe Imana ibahumugisha. Komeza ivuga butumwa kabisa neza. Ariko kurivuga muri abamotari biroroshye se? Umuntu aragerageza. Hamwe n'imbaraga z'Imana, uko umwuka w'Imana dushoboze turakora. Kubera ko abenshi twumva batitwara neza, hari icyo twizera ko muzabagira icyo mubafasha. Mu by'ukuri abatitwara neza barahari, kuko isi irimo ibyiciro bibiri, abeza n'ababi. Ariko hari igihe ababi bahinduka abeza, hari n'igihe n'abeza nabo bisanga basubiye inyuma. Habamo gukomeza gufashanya, uzi ukuri agafasha utarakumenya, uwakumenye kandi nawe ntiyibwire ko yakumenya, agakomeza gushakisha n'ibindi birenze kuri ibyo. Sawa, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Namwe kandi Imana ibahumugishe. Shalom.